umugabo agira gutya agaca inyuma y'umugore akumva we ni ibintu bisanzwe, ariko ntiyifuze ko umugore we yamuca inyuma. uriya mudamu w'inshuti yawe mutizanye imyenda mugasangira mukagurizanya amafaranga, wakwemera no kumutiza umugabo wawe? Birashoboka. Aho ngaho wenda uzagisubiza, ariko reka mbaza abo turi kumwe. Muraho nshuti za Imana Ishimwe Clarisse Official, nk'uko mubizi ko ibiganiro byacu ari akagaruka, mbese mumeze mute ko tugarutse kuganira? Kandi mwibuka gukora comment, mwibuka gukora share, mwibuka gukora like. Imana isumba byose ikomeze kubafasha no kubana namwe mu biganiro dukora, duhamya ko bibungura bikabafasha ubugingo bwanyu bukagenda bumeze neza budafite ikibazo. Nk'uko mutubona kuri kamera rero, turi kumwe n'inshuti zacu John, turi kumwe n'inshuti mwarimu guturuka mu majyepfo. Tubasaba umugisha abakozi b'Imana. Imana isumba byose baha umugisha cyane. Kandi n'inshuti zacu turabakiriye rwose, tubahaye ikaze kuri iyi chaîne ya Clarisse. Imana ibaha umugisha. Rero tubazaniye ikiganiro, wenda hari ibiganiro by'umuryango nabitambukije mu myaka yashize, ariko turifuza gukomeza kuvuga ku muryango, kuko umuryango nyarwanda ufite ikibazo. Umuryango nyarwanda ufite ikibazo, ndetse na leta ubwayo irimo iratubwira iti abantu bafite imiryango ifite ubushobozi bwo gufasha iri mu bibazo, nimureke dusindagizanye. Ni ukuvuga turimo gushaka ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma turwanya Satani wateye umuryango kandi akaduhunga, kuko isezerano ryacu nk'abubaha Imana ni nimwegera Imana nayo izabegera, murwanye Satani azabahunga. Turimo abahamya buko Imana yabanye natwe mu miryango yacu, bamwe bakaba bamaze igihe kirekire, abandi bakaba bamaze igihe kirekire cyane, abandi bakaba bamaze imyaka mike n'iringaniye, kandi hari imiryango irwanya Satani igahunga Satani agahunga, kandi basaba Imana ikabubakira, abantu bakaba basazanye neza mu mahoro no mu rukundo. Imana rero ibaho umugisha. Tugiye kuganira ku muryango, hanyuma umuryango tugiye kuganira ku ki? Wugarijwe n'ibintu bibiri by'ingenzi bibyara amashami, bigira amashami. Icya mbere ni ubusambanyi, ni icyaha cy'ubusambanyi, gucana inyuma. Icya kabiri ni ubusinzi. Ibyo byose birabyara amakimbirane, arimo gupfa amafaranga, umutungo w'urugo, harimo gupfa imiryango, bikazagenda bikabyara bikazagera kuri Satani w'umwaka witwa gatanya. Reka dufatanye n'inshuti zacu, abadukunda mwese, duhaguruke dufashe imiryango itwegereye iri mu bibazo, hanyuma tuyifashe gukomera no kurwanya Satani. Hanyuma rero tugiye kuvuga kuri akagapwe k'icyaha cy'ubusambanyi, gucana inyuma. Ese wowe urabivugaho iki? Utwemerere muri komenti, utubwire, tugire n'inama abantu bose badukurikiye. Nigeze nakora ikiganiro kuri radio Umucyo, muranagifite kuri chaîne, ariko reka dukore iki kiganiro tunarebana amaso ku maso. Rero iki cyaha ni icyaha kibi. Ese ndabaza umushyitsi Papa Bonheur, iki cyaha Satani yabibye bikaze mu Banyarwanda kirahari pe? Icyaha kirahari mu Rwanda, ibihamya byo ntago twirirwa tubitanga, kirandagaye. Ni icyaha cyandagaye mu bato, ni icyaha cyandagaye mu bakuru, ni icyaha cyandagaye mu miryango abashakanye. Noneho naranatangaye, dufite ibibazo bikomeye ku buryo hari abantu turimo kohereza
abantu bamwe na bamwe b'abakansara ngo bafashe abantu bafite amastroke, bagore bafite ibibazo by'amasirimenaje, ugasanga no baragaruka bakatubwira bati wa muntu mwanyoherejeho ngo amfashe kunyiza uburwayi, ubu ngubu tuvugana ntabwo nzasubirayo kuko yambwiye ibijyanye n'ibyo byaha. Cyo ni ikimenyetso nguhaye cyangwa mpaye abatwumva, donc hari icyaha cy'ubusambanyi muri iki gihugu. Urakivugaho iki biburikema? Ese umuryango ugitsinda ute? Urakoze. Murakoze cyane. Reka tuvuge, umbaje ku cyaha cy'ubusambanyi kimaze kugariza imiryango, ariko ntabwo ari mu banyarwanda gusa, kuko nta nubwo umuryango ari umuryango wa kinyarwanda gusa, abari mu isi bose umuryango niwo shingiro ry'ubuzima. Imana bwa mbere na mbere icyo yakoze umuryango ubwa mbere, kandi bwira basogokuruza Adamu na Eva ngo nimwororoke mwuzure isi. Twese niho dukomoka. Kubw'ibyo rero umuryango Imana irawukunda, irawishimira, irawunezererwa, niyo mpamvu Satani awurwanya. Kimwe rero mu byawurwanyisha, ashaka ikintu cyateranya abantu n'Imana. Ubundi kugira ngo icyaha cyitwa icyaha ni iki? Ntuturi buhere. Icyaha ni ukwica itegeko. Yesu yahuye n'ibyo turimo duhura nabyo ubwo yari ari hano ku isi. Noneho arababwira ati rero mwarigishijwe mu mategeko ya Mose ngo ntugasambane, ariko njye ndababwira ngo nureba n'umugore utari uwawe ukamwifuza uzaba usambanye nawe. Ubwo no ku mugabo nuko bimeze. Byumvikana ko Imana ireba ngo icyaha gitangira mu mutima no mu bitekerezo, kijya kugaragara hanze gifite aho cyahereye, aho cyashinze imizi. Ariko byaba byiza dusomye iryo jambo ahantu ryanditse kugira ngo tutazajya twibwira ko ari ibintu by'ibihimbano. Matayo igice cya 5 umurongo wa 28. Ngewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Nuvuga ngo icyaha gihera mu bitekerezo kigahera mu mutima, niyo mpamvu kijya kugera hanze gisa nkaho ari ukurangiza ibyatangiriye imbere. Kandi ni icyaha kibi kiruta ibindi, kuko ngo ibindi bikorerwa inyuma, ariko cyo kiba kiri imbere mu mubiri. Tutagiye rero mu bintu byinshi, kuko n'abadasoma Bibiliya iki kirabareba. Iki cyorezo cyugarije buri muntu wese uri mu isi munsi y'ijuru. Ndagira ngo nibutse abantu ko Yesu nk'umwami w'amahoro kandi nk'umuhanga yabivuzeho mbere. Kimwe mu bimenyetso by'imperuka, hazaba hagaragara ibintu bimeze nk'iby'Isodomu n'i Gomora. Icyo gihe tugezemo abantu bazaba ari ibyigenge ku rwego rurenze. Icyo gituma abantu batagitinya kujya kuri kamera bakambara ubusa, bakitwara uburyo ubu n'ubu. Biriya ni umushinga muremure Satani yateguye muri bwa buryo bwe bw'amayoberane, kugira ngo abantu bazisange ibyaziraga byaraziruwe, byorohereza abantu kubatwara gake gake, kugeza ubwo abantu basigaye bumva ari ibisanzwe, noneho bazisange n'ubundi yaramaze kubaboha burundu. Uyu mwanya rero mu gihe tuganira ibi ngibi, iki ni ikibazo kiri ku isi yose, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Ariko nk'abakristo twakora iki? Umusanzu wacu ni uwuhe? Ikintu cya mbere ni uko biri tubwira ngo dukwiye kubaha Imana. Uko tubona ibimenyetso by'imperuka bigenda bishoboka kutwegera, bigenda bitwereka ko Imana itatubeshye. Turusheho kuba abantu bera, kandi turusheho guhunga no guhungira kuri. Hari abantu b'intwari babayeho banesheje icyo cyaha. Nubwo turi kuvuga ibyo gucana inyuma, ariko twibuke ko iki cyaha kitarimo byanga bikunda n'urubyiruko rurazamo. Abo urubyiruko narwo ruri mu muryango. Kandi ikindi, umuntu ashobora no guca inyuma nyine uwo bashakanye akagenda
agakorana ibyo byaha n'abo mu rubyiruko bo badafite n'uwo baciye inyuma, si byo se? Ariko ndashaka ko tureba muri ubu buryo, wanesha gute? Abagiye bakinesheje bate? Bibiliya kenshi zatwereka inzira ko iki ngiki cyo gifite uko, iyi ntambaro ifite uko irwanwa mu buryo butandukanye n'izindi. Kubera ko iki cyaha kenshi gikunda kwitiranwa n'urukundo, kishushanya mu rukundo, ni icyaha kitarimo intambara kenshi, ahubwo ni icyaha kenshi kiri mu bintu by'amayoberane bisa n'urukundo n'ibindi. Ariko reka tugende gutya icyo urukundo rushatse kuvuga kugira ngo tubigeremo neza. Ukunde mugenzi we nk'uko wikunda. Wowe unyumva nkubajije, Yesu yaravuze ngo icyo utifuza ko abandi bagukorera nawe ntukagikorera abandi. Mbese wa mudamu we nyumva cyangwa uzanyumva, uriya mudamu w'inshuti yawe mutizanye imyenda mugasangira mukagurizanya amafaranga, wakwemera no kumutiza umugabo wawe? Birashoboka? Aho ngaho wenda uzagisubiza, ariko reka mbaza abo turi kumwe, ko dutizanye imyenda, tugatizanya inkweto, tugatizanya amafaranga, wakwemera gutiza umugabo wawe umugore w'inshuti yawe? Oya, ntago bibaho. Ibyo bintu birashoboka? Oya. Kuki se? Kari inshuti yawe, kuki utamutiza umugabo wawe? Nta nubwo Bibiliya ibyemera, kuko urugo ni umugambi w'Imana. Urugo ni igikorwa kiba cyavuye ku Mana kandi kigenerwa abantu babiri. Iyo rero ufashe igikorwa kigenewe abantu babiri, dushingiye wenda uko Imana yatangije umuryango, hariho Adamu, Imana ngo ibona ko adahagije, atishoboye, atuzuye, hari ibibura kugira ngo abe umuntu ushyitse, nk'uko umugambi w'Imana ari uko umuntu wayo yaremye abaho anezerewe, hanyuma ikamuha umufasha umukwiriye. None Imana ifashe umuntu ugukwiriye iramuguhaye, ni Imana ibikoze. Hanyuma mu kindi gihe gitoya undi muntu azanye undi muntu nawe amwongeyemo. Rero baba batandukiriye itegeko ry'Imana, kandi iyo bigenze bityo ubwo umuryango uhita usenyuka, kuko uba wubatse mu buryo butuje uko Imana yabigambiriye. Ngewe ndagisubiza biburikemo. Imana irema Adamu niyo yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imaze kumurema yababwiye ijambo rivuga ngo ngaho nimugende mubyare mwororoke mwuzure isi. Ibabwira ijambo ko ibyo bizava mu kuba umubiri umwe, mu kuba umubiri umwe. Niba rero Bibiliya ivuze ko umuntu wabaye umugore w'umugabo, umugabo wabaye umugabo w'umugore, baba babaye umubiri umwe, ibyo ubundi bintu biba byabaye ni amahano, ni sakirirego biriya bintu. Nge ndumva nabisubizane. Murakoze cyane. Mu byumvikana hari n'abadasoma Bibiliya, ariko munshubije nk'abakristo kandi nk'abasomyi ba Bibiliya. None reka tugerageze no kwibaza no ku muntu utemera na Bibiliya, utanayisoma. Mbese umuntu we utanasoma na Bibiliya, utemera n'ibindi byinshi byo muri atanabyemera, we yakwemera gutizanya umugore cyangwa umugabo? Kada, ntago bishoboka. Muri kamere z'abantu ubundi birimo. Ntago bishoboka. Ntago bishoboka, kuko ntago wafata umubiri wawe ngo utize undi gukoresha igikorwa. Urakoze cyane. Rero ngibyo nicyo Yesu yaje kubwira abantu, ngo icyo utifuza ko abantu bagukorera, nawe ntukagikorere mugenzi wawe, kuko niba bikubabaza nawe biramubabaza. Kandi imbuto z'umugisha ubundi zivuga mu mahoro n'abahesha abandi amahoro.
uzabikora wihishe. Ariko reka mbabwire nanone nk'umusomyi wa Bibiliya, Bibiliya tubwira ngo nuriganya kandi wowe utarariganijwe uzahera ko nawe uriganywe, uzanye umuvumo mu yandi magambo mu rugo rwawe, kubera yuko icyo ukoze rwihereranwa. Wibwira yuko ubwo birangiriye aho ngaho, ariko nawe kizakubaho. Icyo biba nicyo uzasarura. Ku bantu batwumva rero, ikintu cya mbere ubundi umuntu akwiye kubanza akirinda ubwe, akarinda ubugingo bwe, ntatere bagenzi bagahinda. Icyo utifuza ko abandi bagukorera wirinde kugikorera abandi. Ukiri aho rero Papa Bonheur, mfasha kuko hari ingorane tujya duhura nazo mu gufasha umuryango. Umugabo agira gutya agaca inyuma y'umugore, akumva we ni ibintu bisanzwe, ariko ntiyifuze ko umugore we yamuca inyuma. Iki kintu rero cy'iki cyaha kirimo amakorosi menshi mabi yangiza. Kuki abagabo bikunda akumva we yaciye inyuma umugore ntacyo bitwaye, ariko kumva hari n'abajya babatema, hari abajya babakubita, nyamara we yaramuciye inyuma umugore akanabimenya, wakumva ntacyo bitwaye. N'ubundi kuri njye nicyo nari mvuze, icyo utifuza kundi yagukorera nawe wigikorera undi wawe, uretse n'uwo n'undi. Ubundi buriya ukuntu tubayeho mu isi y'umwuka ntabwo abantu babizi, nicyo Yesu yaje kutwigisha, ngo icyo biba nicyo usarura. Icyo yaje kutwigisha ngo icyo ukoze ubwo nyine nirwo ni urubuto ubibye, byanga bikunda nirwo ruzamera. Uzanye umuvumo mu rugo rwawe, uko wibwira ko wagiye unyonyomba mu ibanga, umenye ko n'undi nawe kunyonyomba yabishobora, kandi uko yababa yabimenye nawe ariko wababara ni nako uzanababara, byanga bikunda. Noneho rero ubwo urumva, reka tubwire abagabo bagenzi bacu, wenda nanjye ndabwira abagabo bagenzi banjye, namwe murabwira abagore bagenzi banyu. Jewe niba nanyonyombye nkajya kwa kanaka, ubwo byanga bikunda nawe azanyonyomba ziwanjye, natabari n'uwo ngo hazanyonyomba undi. Ubwo ni ukuvuga ngo ikiriya kintu mbibye byanga bikunda, ko wagenje niko uzagenzwa. Nitujya no muri Bibiliya twabonye yuko igihe Dawidi yabengukaga muka Uriya, yari umwe mu basirikare be bagiye ku rugamba, undi nawe ari umwami ategeka ari hejuru, ntacyo mu gihugu cye yakwifuza ngo akibure, ngo abonye umugore wa Uriya ari gukaraba ategeka ko bamumuzanira. Barasambana, umugore atwara inda, abibwiye umwami yumva nawe nta mahano ntazabona uko yisobanura, ahimba uburyo bwose inda yegeka kuri Uriya biranga, abonye byanze ahitamo kumwicisha, birangira amwicishije. Aho ngaho nkaba nagira inama abagabo ngo umenye ko uko uhisha icyaha, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Ndagira nkwibutse ko Dawidi yihannye cyane, ataka yinginga Imana ngo imukureho kiriya cyaha, igihe umuhanuzi Natani yaramugezeho akamubwira ko byababaje Imana, yaremeye arihana. Nawe ikizagukuraho urubanza ni ukwihana, nta kindi. Naho gukora amayeri ayo wahimba yose ntago wayarusha Dawidi. Dawidi ntiyari yagerageje. Mwabantu mwe, iki cyaherega mu bantu, abantu baduteze amatwi ntibibwire ko mu byaha bihishwa bikemera. Iki cyaha kibamo, ntago byakunda. Iki cyaha ni icyaha kigirira ububasha ubwacyo. Iyo umuntu amaze kugikora, cyo ubwacyo kikugiraho ububasha, kikakubwira ngo umva ndagukoze isoni, kikwambura ijambo pe, gihita kikwambura. Ubundi hari ibimenyetso, nubwo iminota bitujyanye, hari ibimenyetso bigaragaza ko umugabo cyangwa umugore nyir'urugo yaciye inyuma umugabo we. Umugore atamushyizeho ingenza, umugabo atamushyizeho ingenza, byonyine nuko yinjira mu rugo, ntago biba nk'ibisanzwe.
kubera ko ari icyaha kiba cyahise kigenda kigasumakinga n'ubugingo na roho, gihinguka inyuma ku mubiri. Umugabo akabona umugore ntakivuga nk'uko yavugaga, ntagikora nk'uko yakoraga. Umugore akabona umugabo afite ukuntu ameze nk'ufite ipfunwe n'ibimwaro bikomeye. Donc iki cyaha kigira ububasha buteye ubwoba. Rero inama twagira umuryango, ubundi icyaha kigukura mu bagabo kikakwambura izina ry'ubutware, kikaguhindura umuntu usanzwe, ukitakariza icyizere. Iki cyaha ukwiye kucyanga urunuka. Kandi nubwo turimo kuvuga mu mvugo z'abana b'Imana za Gikristo, ariko hari n'abagabo mu isi biyemeje kubinyanga mugayo kuri iki cyaha, kuko barabizi ko ari icyaha kibi, kigira ingaruka ku buzima bwabo, kikagira ingaruka ku bana babyaye. Dufite Bibiliya rero inatwereka rwose bidashidikanywaho ko ari icyaha kigenda mu maraso, kigenda mu mwuka. Dufite abagikoze, abana babo baragikora, n'abuzukuru babo baragikora, n'abandi baragikora. Abahanga barimo kuvuga yuko kijya kiva mu muryango w'uwagikoze hashize imyaka 100, abandi bakavuga imyaka 300 n'ikinyejana kimwe, hagati y'ikinyejana kimwe n'ibinyejana 3. Icyo twashakaga kubabwira, icyo ngendimo mbabwira niki, nuko iki cyaha Abanyarwanda mukwiye kukireka mufashe icyemezo. Abakristo mwebwe byo ngewe ndanatangara cyane, ibintu byageze kure aho umukristo wihannye mu byo yihannye akaba yarakihannye, agashaka yarejejwe, yarahindutse icyaremwe gishya. Ntago n'ubu ndabyo musubira muri iki kintu gute ko mutagira isoni koko? Uzi ko iki cyaha ubundi ari icyaha umuntu akwiye no kwanga mu buryo bw'ubumuntu. Ibikorwa bikorwa mbere y'uko gishyirwa mu bikorwa, ni ibikorwa ubundi by'agasuzuguro byo kwisuzuguza. Murakoze. Wenda simbivuze, ariko turimo turanabwira abatwumva hari ibintu tutandagaza hano. Murakoze. Mfite nanjye ukuntu mbyumva cyangwa se impamvu mbona zitera ibi ngibi. Ubundi umuryango nk'uko twigeze kubivuga, ntabwo ari ibitekerezo by'abantu, ko na Bibiliya ivuga yuko ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'Uwiteka, ariko umugore witonda we umuntu abihabwa n'ababyeyi. Noneho ubwo ni urugo n'amatungo. Noneho umugore witonda umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Byumvikana ko ntabwo ari umugambi w'umuntu ngo umuryango ubeho. Kandi buri ikintu gikwiye gutuma twubaha n'umuryango, nuko tubona hariho n'abantu byananiye tutazi n'impamvu zibitera. Nyuma wamara kubona wowe ibyo bintu bivuye mu ijuru, Imana igutekerejeho ikabona ko udakwiye kuba wenyine, ikabona ko nta reme ubuzima bwawe bufite mu gihe udafite umuryango, bya byishimo bwa buntu Imana igiriye abantu ikabaha kubaka umuryango, babigira impamvu ibyiza, imigisha Imana yazanye mu rugo, bubatse, bagize akazi, batangiye kubona babyaye abana. Noneho njye ntekereza ko hazamo akantu ko kwirara, akantu k'uburangare, akantu ko kumva ko hejuru hatari undi wubatse urwo rugo, ko ari imbaraga zabo zirimo gukora ibyo bintu. Hanyuma akenshi bikunda guhera ku mugabo, uretse ko n'umugore yabikora. Noneho umugabo we yifashisha ubutware, yifashisha ko ari we mukuru, yifashisha ko ari umutwe w'urugo, akumva arahambaye, akumva yajya afata imyanzuro, akumva hari ibintu yajya akora ku giti cye mu cyubahiro kimugomba. Iyo atangiye rero kwirara, akenshi batangira kugira ingeso mbi, batangira kumva ko abagore babo baciriritse, amaze gusaza, ntabwo akimeze neza, ntazi ibijya mbere. Hanyuma agahita yinjira mu cyaha cyo kujya guca hirya, gushaka abandi bagore. Igikomeye kirimo yitwaje ubwo butware, ni mu kabari yagiye,
ni mu bindi bikorwa yagiyemo bituma adatahira igihe, batangira kubikora buhoro buhoro. Uwo babana yavuga undi akamubwira ati ndi mukuru hano ntawe ungenga, ngewe igihe nziye mba nje iwanjye. Ubwo bwa butware aba yatangiye kubukoresha nabi, kuko Imana mbere yabonaga atishoboye, atuzuye, adashyitse. Noneho Imana yamara kumugira neza, wakumva yibagiwe imugejeje aho yakomeye kuruta uko umuntu yabitekereza. Hanyuma iyo amaze gukora cya cyaha, muri bwa bwisanzure, muri bwa burenganzira yihaye, kuko abantu babiri iyo babana, umwe ni ubuzima bw'undi, umwe akwiye kuba agenga undi, ku buryo nta muntu ukwiye kumva ngo njye ni iwanjye, nta n'umugore ukwiye gutekereza ngo uru ni urugo rwanjye, nta wundi ushobora kugira icyo abivugaho. Noneho iyo umugabo yasimbutse agakora icyaha, nta muntu uramubona, nta muntu uramwumva, ubutware bwe buba bwamaze guhinyuka. Ko niba Imana yaraguhaye umuryango, uyu uyobore, uwutoze ingero nziza, ugatangira gusimbuka. Buriya mu isi y'umwuka, iyo wasize umuryango ukajya gukora ibindi bikorwa pfiriya, umeze nk'urimo kubaka akandi karyango, na Satani n'abadayimoni be muri yasi y'umwuka, muri cya kirere, batangira guhita bakata bakaza gusura rwa rugo rwawe. Iyo umugore yatangiye kugira icyo abaza ku byo abona, ugatangira kumurusha amarere, nawe atangira kwiga ukundi akwiye kubaho nawe, kugira ngo ashimishe umutima we. Abo bantu bombi rero, iyo umwe amaze guca n'undi agacaha, na rwa rubyaro rwabo rutangira kwinjirirwa no kwibaza ibintu bishya biri kubera iwabo. Noneho niho mama azabwira abana ati bana muca, abana ntibumve. Umugabo akabwira abana ati bana kuki bimubikora. Ndetse iyo bamaze no guca akenge, batangira kubasubizanya imvugo igaragaza ko babahinyura. Nayo mpamvu rero abantu bakwiye kurwana intambara, bagakoresha ubutware bahawe, bamama mukagira indangagaciro, ku buryo umwana akubaha ariko anakwigana, kugira ngo ejo tutabura abantu beza bo kubaka imiryango. Noneho Satani agasa naho agize agaciro, nawe agatangira kubakira mu buzima bw'abantu ibintu byo kubabaza Imana gusa, bigahita bideviye umugambi w'Imana. Murakoze. Hari dusa n'abari kujya ku musozo. Igihe cyose Bibiliya izatubera umucyo utwereka inzira. Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa 15 aratubwira ngo ariko nutumbira Uwiteka Imana yawe, ngo witondera amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima. Hazavumwa igitenga cyawe n'ikibuvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Ndagira ngo mvuge ko twasomye hariya umurongo mu gutegekwa kwa 2:20 umurongo wa 14 ngo ntugasambane. Dusoma no muri Matayo ngo noneho nureba akifuza gusaza abasambanye. None ijambo ritubwiye ko ni icyakiza n'umuvumo mu muryango. Iyo bavuze ngo uzaba ikivume mu mudugudu, nta mugabo wahabwa ishema mu mudugudu cyangwa muri quartier no kuvuga ngo dore ngo umugabo w'injira urugo rwanaka. Ibyo uhita uhinduka rubebe uwo waba uri we wese ku ititiri yariyo yose. Wa mugabo usenya ingo z'abandi, uriya ni uzaba ikivume mu mudugudu. Noneho uzaniye umuvumo mu butunzi bwawe, kuko twabonye ko byanga bikunda biraza bikarangira kuri divorce. Iyo divorce ije, ya mivumo yo kugabana imitungo ikaza, ubwo urumva nyine bigeze no muri bya bigega byawe hose bigeramo. Ku rubyaro rwawe rero murebe ingaruka ziri kuba ku bana babyawe n'ababyeyi batandukanye muri divorce. Ni ya mivumo yo muri Bibiliya irimo kugenda itugarukaho. Iyo Satani akubesha ngo genda, ntashobora kukwereka ingaruka zizakubaho. Iyo zikugezeho ntiwemere kuvuga ngo ni Satani wanshutse. Nshuti zanjye rero, reka mureke twumvira Imana. Kumvira Imana bigira umumaro mwinshi, bizana inyungu nyinshi. Numva twanasorezaho ko umuti ni ukumvira Imana.
igihe cyose utumviye Imana iyi mivumo yose izakuzaho. Mureke twirinde kuzana imivumo mu miryango yacu, ahubwo imigisha yose izazanwa no kubaha Imana. Nta n'undi muti. Imana ibaho umugisha. Dusoze dusenga, ariko mbwira abadukurikiye ko iki cyaha ubundi ari icyaha cy'umwanda. Ni icyaha cy'umwanda kuko andi mavirusi turayahumeka, duhura nayo aho tugenda, ariko cyo ni iki? Bagiteri z'ubwoko bwose. Donc ijambo murabizi ko aricyo abantu banduriramo sida bingana na 99.9% banduriramo sida. Sida rero ni impine mu magambo arambuye ivuga ngo ni uruhurirane rw'indwara zose. Iki rero ni icyaha kigenda kigakoyora umwanda ukawuzana mu mubiri wa mugenzi wawe, ukizanira uwo mwanda wowe ubwawe ukanawuzana mu mubiri wa mugenzi wawe. Iki ni icyaha gikwiye kwangwa urunuka. Shitani yakoshya kugikora wowe unyumva, waba uri umukristo cyangwa utari we, ukamenya ko ari icyaha cyico kiri bukuzanira umwanda mu mubiri, uzakwica urw'agashinyaguro. Mukireke, mukirwanye, kandi kugirwanya nta kindi ni ugufata icyemezo, ugashaka umugore wawe, ugashaka umugabo wawe, ukamenya ko ari we muzabana akaramata. Imana isumba byose ibaha umugisha. Ibiganiro rero by'umuryango tuzabikomeza nakagaruka. Imana ibarinde.